And then Ronaldo! What a goal! Umupira w'amaguru, football, umukino w'ishyaka, ubuhanga n'ubunyamwuga. Ariko munsi y'icyubahiro n'ibyishimo hari ibintu by'ukuri bibabaza, imvune. Waba ukurikira football cyangwa utayikurikira, iri jambo riba riri kugaruka mu matwi. Muri iyi video ngiye kubabwira imvune 10 za mbere zikunze kugaragara mu mupira w'amaguru, uko zibaho n'igihe zifata kugira ngo zikire. Murakaza neza ku Buzima Center, Genda Isimbi Pacifique. Buzima Center. Your health, our priority. Ku mwanya wa 10 turasanga gutandukana kw'ingingo, dislocation mu cyongereza. Gutandukana biba mu gihe ingingo zavuye mu myanya yazo. Akenshi imvune yibasira mu bitugu, intoki cyangwa inkokora, ariko bishobora no kugaragara mu bindi bice nk'amavi cyangwa mu rukenyerero. Akenshi biterwa no kwikubita hasi cyane cyangwa guhindukira mu buryo butunguranye. Iyi mvune irangwa no kubabara cyane wakomeretse, kubyimba, kudashobora gukoresha ingingo, kugira ibinya no gutitira mu gihe n'imyakura yagize ikibazo. Akenshi iyi mvune ifata ibyumweru 4 kugeza kuri 6 kugira ngo ikire. Gusa kugira ngo ikire neza byuzuye, wifashwamo n'umuphysiotherapist. Ushobora gufata amezi menshi kugira ngo ugarure urwego rwuzuye rw'imikorere n'imbaraga. Ku bakunzi wa football murabyibuka neza cyane, kuko Mohamed Salah yigeze kugira imvune nk'iyi ubwo Liverpool yakinaga na Real Madrid ku mukino wa nyuma wa UEFA Champions League mu mwaka wa 2018. Ku mwanya wa 9 turasanga kuvunika kw'amagufwa, fractures. Akenshi bituruka mu kugongana gukomeye cyangwa kugwa hasi. Kuvunika bishobora kugaragara mu magufwa yose yo mu mubiri, ariko izigaragara cyane mu mupira w'amaguru harimo kuvunika amagufwa yo ku maguru, ibirenge, cheville n'intoki. Ibimenyetso byo kuvunika kw'amagufwa bishobora gutandukana bitewe n'uburemere bw'imvune, ariko ibyiganje n'ubundi ni ukugira ububabare ndetse no kubyimba wavunitse. Iyi mvune ikira bitewe n'uburemere bw'imvune cyangwa se igufwa ry'umuntu, gusa muri rusange ifata ibyumweru 6 kugeza ku 8, cyangwa se bikaba byanarenga bitewe n'uburemere bw'imvune. Ku mwanya wa 8 turasanga kitwa concussion. Tugenekereje mu Kinyarwanda twavuga guhungabana cyangwa guhuzagurika. Ahangaha ubwonko ni nk'aho babuhuye n'igikomere ariko cyoroheje. Biba bitewe no kwikubita hasi, gushyira umupira ku mutwe cyangwa kugongana n'undi mukinnyi. Iri huzagurika rigaragazwa n'ibimenyetso byinshi, harimo nko kuribwa umutwe, kugira isereri, kureba ikezi n'ibindi byinshi. Kugira ukiri huzagurika biterwa n'uburemere bwaryo, kuko iyo ryoroshye rifata nk'iminsi mike kugira ngo rikire. Gusa iyo bikomeye rishobora gukira hashize n'amezi atazwi. Ku mwanya wa 7 turasanga imvune yitwa Achilles tendonitis. Achilles tendonitis ni ukubyimba kwa Achilles tendon. Achilles tendon ni nk'umutsi ukomeye cyane uhuza imbwana n'agatsinsino. Akenshi biterwa no gukoresha cyane amaguru, bityo imbwana zikananirwa vuba. Nanone kandi bishobora guterwa n'uko umuntu yakoze imyitozo myinshi mu buryo butunguranye, cyangwa se kwambara inkweto zitawukwiye neza. Iyi mvune ikunze kugaragara mu bakinnyi b'umupira w'amaguru bitewe n'uko bahora biruka, basimbuka, kandi bahindura ibyerekezo mu buryo bwihuse. Iyo iyi mvune idakaze cyane, umuntu ashobora gukira mu byumweru 4 yaruhutse neza. Gusa iyo ikabije bifata amezi menshi, anakurikiranwa n'umuphysiotherapist. Kandi iyo gukira byanze, uwo muntu ashobora no kubarwa. Ku mwanya wa 6 turasanga yitwa shin splint. Iyi shin splint irangwa n'ububabare imbere ku bugufwa rya tibia, aho twita ku murundi. Iyi mvune akenshi ituruka mu gukoresha cyane imikaya yo ku maguru n'umurundi. Ikunze kugaragara mu bikorwa birimo kwiruka cyane, gusimbuka cyangwa guhagarara utunguwe. Ibimenyetso byayo harimo nko kugira ububabare ku maguru, kandi hashobora no kubyimba. Kandi ugira ububabare mu gihe uri gukora imyitozo. Akenshi umuntu wagize iyi mvune akira mu gihe cy'ibyumweru 2 kugeza kuri 4, mu gihe yavuwe neza kandi yaruhutse bihagije. Kandi iyi mvune ishobora gufata igihe kirekire kugira ngo ikire, cyane cyane niyo impamvu nyamukuru y'iyo mvune itaramenyekana, kuko hari n'igihe haba ari umwaka kuko uwo muntu yaba yavunitse igufwa. Ku mwanya wa 5 turasanga yitwa quadriceps strain. Ubu ni ubwoko bw'imvune bufata imikaya iri imbere ku ibero. Ubu bwoko bw'imvune bukunze kugaragara mu bakinnyi b'umupira w'amaguru,
kubera gutera umupira inshuro nyinshi bazamuye akaguru cyane, kwiruka bitunguranye no guhindukira mu byerekezo byihuse. Iri tsinda ry'izi muscles za quadriceps ni ingirakamaro mu kurambura amavi no kubyara ingufu mu gutera umupira. Ibi bigatuma ariyo mpamvu zikunze kwibasirwa n'iyi mvune. Ibimenyetso by'iyi mvune harimo kugira ububabare bukabije imbere y'ibibero ndetse no kubyimba ahantu hakomeretse, ndetse ushobora guhinduka ku ruhu aho hantu hakomeretse, ndetse ukagorwa no kurambura amavi yawe. Iyi mvune ibamo ibyiciro bitatu. Byumvikane ko no gukira biterwa n'icyiciro iyi mvune iriho. Ku cyiciro cya mbere ishobora gufata icyumweru kimwe kugeza kuri 2 kandi wavuwe neza kandi waruhutse bihagije. Mu gihe iri moderate, ubwo ni icyiciro cya kabiri, ishobora gufata ibyumweru 3 kugeza kuri 6 kugira ngo ikire kandi witaweho neza. Icyiciro cya gatatu cya nyuma, ahangaha ishobora gufata ibyumweru 6 cyangwa bikarenga, ndetse rimwe na rimwe kubagwa nabyo birakenerwa. Ku mwanya wa 4 turasanga yitwa groin sprain. Groin muscles ni imikaya iherereye ku kibero hejuru hafi n'imyanya ndangagitsina. Iyi mvune ibaho bitewe n'uko iyo mikaya yirambuye cyane cyangwa se yanatanyaguritse. Ibimenyetso harimo kurangwa n'ububabare bukabije, kubyimba ahantu hakomeretse, ndetse no kutoshobora kugenda. Iyi mvune iyo yoroheje ifata ukwezi kumwe kugeza kuri 2 kugira ngo ikire. Gusa iyo ikabije cyane bitewe n'uko wayigize kenshi bifata amezi menshi kugira ngo ikire. Ku mwanya wa 3 turasanga imvune yitwa knee ligament injuries. Knee ligament injuries ikubiyemo gucika kw'amaligament y'imbere ku mavi, iyo bita anterior cruciate ligament, ndetse na ligament y'inyuma iyo bita posterior cruciate ligament. Izi ligament ni ingirakamaro mu guhuza no gustabilizinga amavi. Izi mvune zikunze kuba bitewe no guhindukira bitunguranye mu byerekezo, guhagarara gutunguranye, kugwa nabi ugwishije ivi, cyangwa gusimbuka ubundi ugapayika nabi. Imvune ya anterior cruciate ligament ni igaragara cyane kurusha iy'inyuma iyo bita posterior. Ibimenyetso by'iyi mvune harimo kumva ijwi rya popping sound rimera nk'irituritse mu gihe cyo gukomereka, kandi ugira ububabare bwihuse cyane kandi bukabije, ndetse urahita unabyimba mu gihe ugize iyi mvune. Ikindi kandi ntabwo washobora kunyeganyiza cyangwa se kurambura amavi. Iyo wagize iyi mvune bifata igihe kirekire kugira ngo ukire, kuko iyo izi ligaments zacitse ariko bitari complete, bituzuye, ushobora kuyikira mu mezi 3 cyangwa 4. Ariko iyo izi ligaments zacitse byuzuye biri complete, ukirashize amezi 6 kugeza ku 9. Ku bakurikira football barabyibuka neza, iyi season umukinnyi wa Arsenal witwa Julian Timber ni iyi mvune ye yaragize, ndetse hari n'abandi benshi bagize harimo nka Virgil van Dijk igeze kugira muri 2020, n'abandi benshi nk'uwitwa Kuku, n'abandi benshi cyane bagiye batandukanye. Ku mwanya wa 2 turasanga yitwa hamstring injuries. Hamstring injury ibaho iyo mikaya cyangwa muscles z'inyuma ku bibero zirambuye cyane cyangwa se zatanyutse. Iyi mvune ikunze guterwa no guhagarara bitunguranye cyangwa guhindukira mu cyerekezo bitunguranye. Ibimenyetso by'imvune harimo kugira ububabare bwihuse kandi bukabije, kubyimba vuba mu masaha wakomeretsemo, ndetse no kugira ububabare bukabije urimo kurambura akaguru. Iyi mvune iyo yoroheje ifata ibyumweru bikeya kugira ngo ikire, nk'ibyumweru 2, ariko mu gihe ikomeye ifata hafi ibyumweru 6 kugira usubire mu kibuga. Ku mwanya wa 1 turasanga yitwa ankle strain. Ankle uzasanga bamwe bayita akabumba mpari cyangwa cheville mu gifaransa. Abakinnyi benshi bakunze kugira imvune ya cheville bitewe n'uko bakandagije ikirenge nabi, cyangwa se wabakubise take igafatisha kuri cheville. Ibyo bigira ingaruka ku maligament ya cheville, aho usanga yacitse cyangwa yayirambuye cyane. Iyi mvune irangwa n'uburibwe bukabije, kubyimba, guhinduka k'uruhu kuri cheville, no kunanirwa gukandagiza ikirenge. Iyi mvune kugira ngo ikire biterwa n'ubukana bwayo. Iyo yoroheje ikira mu byumweru 2, yaba iri moderate cyangwa se nko ku cyiciro cya 2 igakira mu byumweru hagati ya 3 na 6. Mu gihe iyi ikabije iri severe
fata ibyumweru hejuru ya 6 kandi rimwe na rimwe ukaba wanabagwa. Mbere yo gusoza iyi video, reka turebere hamwe ubwirinzi bwo kugira ngo umukinnyi abe yakwirinda izi mvune muri rusange. Icyambere harimo kwibuka kwishyushya cyangwa se warm up mbere ya match kugira ngo ube tayari. Iyo warm up kandi ijyana na stretching kugira ngo urambure imikaya n'ingingo zose. Ibindi harimo kwambara neza inkweto ndetse no kwibuka ubundi bwirinzi, ukagira igihe gihagije cyo kuruhuka ndetse no gufata ifunguro ryuzuye, ukanywa amazi ahagije ndetse n'ibindi binyobwa by'ingirakamaro. Na video yacu irangiriye, mwakoze kwireba. Mwibuke ukande like niba utarakora subscribe, udufashe uyikore kugira ngo tujye tubana mu bindi biganiro, kandi nimwe muduha imbaraga zo gukora n'ibindi byinshi. Niba hari n'ikindi gitekerezo cyangwa inyunganizi waduha, wayandika muri comment nta kibazo. Murakoze, mugire ibihe byiza. Ubuzima Center. Your health, our priority.